Muri Ecox tugiye kuganira kuri update nshyashya bongereyemo cyane cyane twibanda no kuri iyi message muri kubona kuri screen yanyu. Iyi message nayo turi buyigarukeho mu buryo bwa noze bwa application. Iyi video irimo amakuru y'ingenzi cyane buri muntu wese akeneye kumenya. Niba uziko umininga iyi Ecox Network, iyi video irakureba cyane. Ba bantu mukunda kugenda mutarutsa ama video, ndagira nkubwire ko iyi video yose irimo amakuru y'ingenzi cyane ukeneye kumenya. Okay, nta kindi mbere kugira ngo dutangire ndakubitsa gukanda like kuri iyi video, hanyuma unkande na subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel ya Dariyusi Tech. Niba hari igitekerezo ufite cyangwa se hari ikibazo ufite, ucyandika muri comment kugira ngo tujye tubashe kubana no mu zindi video. Okay, nk'ibisanzwe rero murazi ko iyi Ecox tumaze igihe tuyimayininga, ariko muri iyi minsi hari update bashyizemo, hari update bagiye bashyiramo, nuko twabuze umwanya wo kuzibabwira, ariko uyu munsi twabonetse kugira ngo tubashe kuzibabwiraho. Okay, tuje hano kuri iki gice cya wallet, murabona ko ahangaha ku gice cya wallet yanjye iri connected, narayiconnects ni Ecox. Hanyuma icyo tugiye kuganiraho cyane, icyo tugiye kugarukaho cyane ni ubu buryo bwa package, ubu buryo bwa package. Nubwo na wallet turi buyigarukeho, ubu buryo bwa package nibwo tugiye kuganiraho. Turaza tuhakandi, niba utari wabubona application yawe ubwo ntabwo iri update, wabasha kuya-updatinga kugira ngo ubu buryo ubashe kububonamo. Turaza hano kuri package, ahangaha tuhakande. Nitumara kuhakanda turahita duhinguka ahantu hameze gutya. Aha hantu handitse ngo lock to unlock more, next lock requirement update in. Nivuga ngo hano hari iminsi iri countdown, iri kubara nyine, iri kujya countdown nkuko mubibona. Hano yatangiye ari iminsi 5, ariko murabona hasigaye iminsi 4 n'amasaha 4 n'umunota umwe nkuko ubibona. Iminsi 4 n'amasaha 4 n'umunota umwe n'amasegonda, urabona ko biri kubara bijya countdown. Hanyuma hano bakatwereka ibintu bijyanye na lock, ubu buryo ngiye kubasobanurira. Hanyuma hano bakatwereka total Ecox lock, dufite 0 locked, target unlock percentage nayo dufite 0, total commission USDT nayo dufite 0. Ubu buryo no kuvuga ngo hanze tuze hano kuri purchase, tuhakanda. Tukimara kuhakanda duhita duhinguka ahantu hameze gutya. Aha hantu no kuvuga ngo bakubwira ngo buy start package. Hano batubwira ngo buy start package, ngo tugure kugira ngo nyine mbega tugure package yacu. Noneho bakatubwira ngo amount dukeneye kugura, amount Ecox, ngo amount of Ecox to lock, kugira ngo nyine turokinge. No kuvuga ngo kurokinga ni uburyo nyine mbega bukora nka staking, ni nk'uburyo bwa staking, ariko uburyo bwa lock bakajya bakungukira, hari inyungu runaka basha kukungukira, iyo nyungu nayo ndaza kuyigarukaho. Hanyuma hano bakatubwira ngo tugomba kurokinga ngo Ecox 1000. Guys, ngo tugomba kurokinga Ecox 1000, kandi mu by'ukuri murazi uburyo kubona Ecox 1000 uburyo ari ibintu bigoranye cyane. Hanyuma bagahita batwereka ngo niba tudafite izo Ecox 1000 tugomba kugira ute, tugomba gukomfatinga amadolari 2.50 nkuko ubibona aho ngaho. Tugomba, niba izi Ecox 1000 ntazo dufite, turaza tukimura kangaka. Hanyuma twamara kukimura tugahita tugira ute, tugahita dukoresha uburyo bw'amadolari. Ubwo niba nta Ecox 1000 dufite, turakoresha uburyo bw'amadolari. Ubwo aya madolari yaraba yari kuva hehe? Kuri wallet yacu. Guys, ndashaka mu nyumve akantu kukandi. Ba bantu mukunda gutarutsa video, iyi video no itarutsa nta kintu urabukuyemo. Ndashaka ko unyumva akantu kukandi. Hari impamvu ntangiye gutya kugira ngo mubisobanukirwe. Okay, noneho hano ngiye murabona ko nuze hano bakatwereka ngo exchange rate Ecox imwe ihwanye n'amadolari 0. Mbega nyine ni 0 nyine, nta kintu, mbega nta gaciro ifite iyo Ecox imwe hano mu kuyirokinga, nta gaciro ifite. Hanyuma bakatwereka ngo your balance, hano ni ukuvuga ngo mfite Ecox 7 gusa.
mfite Ecox 7 bitewe nuko ngiye ntabwo njya nkunda gukora convert, ntabwo nkunda kuziconverting. Hanyuma nkagirana nuze USDT, nta kintu mfiteho ku madolari kuri USDT. Noneho ahangaha bitewe nuko ngiyewe murabona ko mfite Ecox 7 n'amadolari ntayo mfiteho. Hanyuma ubwo nkeneye kugura naza hano ubwo nkeneye kugira ngo zino Ecox nzirokinge kwa ko ntazo mfite, naza kuri iki gice cya kabiri ahangaha, hano ha kabiri handitse amount of USDT converted and locked. Uvuga ngo hano nje hano nkagura, nahita nza nkakanda hano ahangaha kwa ko wallet yanjye iri connected nuze n'iyi Ecox, kandi wallet yanjye nta mafaranga ariho. Icyo gihe mitinza nkakanda hano, iyo nkanze hano icyo gihe amafaranga ahita ava kuri nuze kuri wallet yanjye agahita agura iki, akaba aguze zino Ecox 1000. Icyo gihe nkaba ndazigize ute, nkaba ndazirokinze. Guys muri kumva kano kantu, icyo gihe nkaba ndazirokinze. Noneho reka nsubire inyuma gatoya, ndaje mbere iki. Okay, twagiye hano kuri purchase ahangaha, ubwo yino ni level ya mbere nari ndiho. Ubwo kuri niko nabasha kugura level ya mbere. Hari level ya kabiri sasa. Hariya ni Ecox 1000, hano ni Ecox 2000 level ya kabiri. Hano ha gatatu ni Ecox 200 nkuko ubibona. Hanyuma 200, 600, 200. Hanyuma ahangaha akurikiyeho Ecox 300 nanone nkuko ubibona. Ecox 300. Ahakurikiyeho Ecox 600. Aya ni amarevu, ni level tugenda dukora. Ahangaha akurikiyeho nanone Ecox 1000. Gutyo level ni level nyinshi cyane. Ecox 1400 ndaza kubereka commission bagenda baguha. Ecox 2000 ni level nyinshi cyane nkuko ubibona. Izi igihe udafite izo Ecox zo guconvertinga, zo kugira lock, ugura ukoresha nyine yari amadolari uri kugura. Okay, noneho ahangaha ubwo baguha hano no kuvuga ngo niba ulokinze nuze Ecox 1000 nkuko ubibona, bagwa percentage ya 5%. So ubibona igihe zabaye nuze, igihe ngo mbega nyine ibaye listing bagwa percentage ya 5%. Noneho icyo gihe zizabera unlocked bazaguha Ecox. Niba barashizemo Ecox 1000 uzaba wemerewe kugira ute kubikuza Ecox 50 zonyine gusa nkuko bibona aho ngaho babikubwiye. Noneho bonus uzaba wabonye bonus, nguzabona na bonus zama green, I think ni green. Ibi ntago mbisobanukiwe, gusa bakubwira ko uzabona bonus ya grip. Niba ari grip sinzi ngo bisobanuye iki, 5000. Noneho bakakwereka ko bazabikuba ngo n'inshuro ebyiri, gusa ikintu nje kubabwira hano ni iki guys. Uyu mushinga ibi bintu batweretse hano, ngabo reba izi nuze ruvuga ngo wenda tuvuga urugero ufite izawe waguze, sibyo nako ufite Ecox zawe wakoreye muri application, iyi application ya Ecox. Noneho uguze nuze iyi purchase ya mbere, sibyo urayiguze. Iyi purchase ya mbere kugira ngo bigende neza bizagusaba ko ugura n'izi zindi zikurikiyeho, izindi zigiye zikurikiye mpaka kuri iyi ya nyuma, ya reader. Iyi ya reader paka uyigezeho. Icyo gihe nibwo uzaba mbega nyine urabona ko ni nuze ni progress 8. Suzibona ni progress 8, kandi zose zigomba kuba unlocked. Ni kuvuga ngo zose nyine ugomba kuzifungura. Kandi mu by'ukuri twamayininze sinkeka ko hari umuntu ufite izi Ecox zose zigeze kuri progress ya nyuma ya 8. Ibi rero bishatse kuvuga iki? Ibi bishatse kwerekana ko bishatse kwerekana ko mu busesenguzi bwanjye wowe uze kwikorera nawe ubusesenguzi bwawe cyangwa se ukore research zawe, gusa iyi Ecox iri kugaragaza ibimenyetso bya scam 100%. Wenda ntabwo ndi buvuga 100% bitewe nuko harimo abantu benshi ndabizi mwese nyine murayimayininga, mwese muraziclaiminga zino za Ecox, gusa iragaragaza ibimenyetso bya scam 100%. Imishinga ya scam yose ni gutya ibimeze. Uvuga ngo ngewe niba mfite Ecox nkaza nkagura iyi nuze ya mbere, ino purchase ya mbere,
kuri Ecox zanjye, nkagura n'iya kabiri, nkagura n'iya gatatu, nkagura n'iya kane, n'iya gatanu, gutyo gutyo. I think ko bitazangeza kuri iyi purchase ya nyuma. Bizarangira rero nkoze iki? Bizarangira nkoze ikintu bita gushyiramo amafaranga yanjye nkuye kuri ya wallet yanjye. Urumva, nkuye kuri ya wallet yanjye kugira ngo mbashe kugera kuri iyi level ya nyuma. Kandi ni nabyo imishinga myinshi ya scam nibyo bakunda gukoresha nk'agatego. Noneho iyi minsi iri countdown, munyihanganire ndi kugerageza kwihuta, gusa nyine mubifate gutyo uko muri bubifate nta kibazo. Iyi minsi iri countdown, utagira ngo iyi minsi niyo kugira ngo iyi Ecox ijye ku isoko. Wapi, iyi minsi iri countdown ntabwo ariyo kugira ngo Ecox ijye ku isoko, ahubwo ni uburyo n'ubundi, ni uburyo imishinga myinshi ya scam bakunda gukoresha bari kugira ngo bashuka abantu. Ubwo iyi minsi niba iri countdown, iyi ngiyi bazongera n'undi indi minsi gutyo gutyo mpaka abantu bakomeje gushyiramo amafaranga. Urumva, niba hari nk'umuntu utabifite amakuru, araza iyi purchase ya mbere, baravuga ko ari $2 kugira ngo bakubikiremo izi Ecox 1000, bazikomfate babashe kuzibikamo hano, sibyo? Wenda ni urugero, sibyo? Ntabwo nabikora, ariko umushinga nyine just ni ibintu biri kugaragara, sibyo? Ni ibintu biri kugaragara. Hanyuma nuzu ugakora lock, ugakora hano lock, icyo gihe urabugize ute? Urabuguziza 1000, bahita bazirokingamo hano. Noneho niba mara kuzirokinga bahita bagusaba kugura iki? Kugura n'indi level ya kabiri kurikiye, gutyo gutyo paka kuri phase ya kangahe? Paka kuri phase ya 8, nkuko hano bari kubivuga. Urabona ko twe dufiteho phase 0 nyine, nta kintu gihari. Noneho ahangaha bakwereka izo warokinze, ahangaha bakakwereka inyungu umaze kubona, ahangaha bakakwereka commission nyine nayo umaze kubona mu $. Ahangaha hano babikwereka mu ma Ecox, ahangaha babikwereka mu ma Ecox. Noneho ahangaha bakabikwereka mu maki, mu $. Umaze kubona. Nizere ko muri gusobanukirwa neza cyane. Okay, noneho iyi minsi yo nayivuzeho, iyi minsi yo iri countdown, mutegereze murebe iyi minsi wenda nirangira, iyi minsi ne nirangira, kuko hasigaye iminsi mike ya iminsi ne, iyi minsi nirangira mutegereze murebe niba bazongeraho indi minsi countdown, cyangwa se niba hari ibindi bintu bazahinduramo. Ntago nkubwiye ngo niba utari washoramo, ntago nkubwiye ngo yireke, ukomeze uyikore, just ni uburenganzira bwawe. Ntabwo nkubwiye ngo yihagarike, ukomeze uyimining cyangwa se ukomeze uclaiming. Hanyuma byaba byiza udakoze connected na wallet yawe usanzwe ufiteho amafaranga. Nanone kino kintu cyo guconnecta wallet nkigarukeho. Niba uziko ufite wallet ufiteho amafaranga, ntuconnecte n'uyu mushinga wa Ecox, ahubwo byaba byiza ufunguye indi wallet, noneho akaba ariyo uconnectana n'uyu mushinga, bitewe nuko nushyiramo wallet yawe iriho amafaranga, ntihahandi uzajya gusanga usange barakwemeje. Ntuzavuge ngo sinakubwiye, narababuriye. Noneho abantu nyine mushaka gukomeza guclaiminga, ntari mukomeze mu claiming, kuko nanjye ndacyakomeje guclaiminga, nubwo bimeze gutyo nta cyatuma nta claiminga, bitewe nuko ngiye nta imishinga nkingi nahuye nayo myinshi cyane, nta mafaranga ngiye gushyiramo. Niba uzi ko ugiye gushyiramo amafaranga, kazi yako dore kureba. Icy'ingenzi nuko mba naguhaye ukuri, mba nakubwiye uburyo umushinga bimeze. Okay guys, twongeye dusubire mu zindi video. Niba ukeneye kuza muri group yacu ya WhatsApp, link iranga muri comment no muri description mba nayishyizemo. Harimo channel ya WhatsApp, hakabamo na group ya WhatsApp. Biba byiza kubyinjiramo byose, bitewe nuko ubasha kubonamo amakuru agiye atandukanye.